uzumva abantu benshi bari kwibaza, ese YouTube irahemba? N'ibihembo ihemba ngahe? Ese ihemba bande? Ese kuki abantu benshi bitakaza umwanya munini ku rubuga rwa YouTube tureba video zisekeje z'ubugome ndetse n'ibindi? Uw'igihumbi kimwe magana cyenda cumi na rimwe umuryango wa YouTube yashyizeho gahunda ya monetization starting any money. Uzumva abantu benshi bari kwibaza, ese YouTube irahemba? N'ibihembo ihemba ngahe? Ese ihemba bande? Uzumva abantu benshi bajya kuri internet bakandikamo YouTube, uzibaza ikintu bari kureba nyine. Uyu munsi benshi bamaze gukora akayabo karenga miliyoni y'amadolari y'Amerika. Bwakeye ute nyuma kuri cyari kuvuga mu isi? Ni iki kidasanzwe kiri kuvuga mu mpande enye z'isi? Ibyo ni ibibazo benshi bibaza mbere yuko bafungura za mudasobwa zabo na za telefoni ngo berekeze amaso yabo ku rubuga rwa YouTube. Ese kuki abantu benshi bitakaza umwanya munini ku rubuga rwa YouTube tureba video zisekeje z'ubugome ndetse n'ibindi? Ese koko YouTube irahemba? N'ibihemba se koko ihemba nde? Ihemba ngahe? Imihemba ryari? Mu by'ukuri iki kiri gutuma urubyiruko, abakuru mbese ingero zose turi kurwana gukora urubuga rwa YouTube? Reka tubivugeho. Uyu munsi abarenga 87% bakora urubuga rwa YouTube, gusa barukora mu buryo butandukanye nyine. Birumvikana cyane arabareba video zisekeje nyine bakisekera. Yego rwose ni urugero rwiza rw'abakiriya ba YouTube mu bakunda ibisekeje nyine. None kandi abakunda amakuru, ibiganiro ndetse n'amakinamico. Ibyo ni ibice bifatwa nk'abakiriya ba YouTube cyangwa se YouTube partners. Bivuze ko si abakiriya ba nyiri YouTube ahubwo ni abakiriya ba nyiri igihangano nyine. Uri kumva kino kiganiro uri umukiriya wanjye, naho njye nimba nagishyize kuri YouTube. Birumvikana cyane nyine ngende gukora YouTube, ngende umukozi wa YouTube, naho wowe uri umukiriya wa YouTube nyine. Nkuko twabivuze haruguru, asaga 1911 nibwo umuryango wa YouTube washyizeho gahunda yo kwinjiza amafaranga cyangwa se yo guhemba abantu bakora urubuga rwa YouTube nyine. Bavugamo abantu bakorera bose ni abantu bashyira ibintu by'ibihangano byabo ku rubuga rwa YouTube, byaba indirimbo, ibiganiro cyangwa se amakuru. Muri icyo gihe abanyamuryango baba batuye YouTube cyangwa se bakorera YouTube nyine baba batuye USA, Canada, China, Aziya ndetse n'ahandi mu isi batinye gukora akayabo k'amafaranga ku rubuga rwa YouTube nyine. Kaje gukwirakwira ahantu henshi mu isi. Gusa kugira ngo YouTube itangire guhemba muri icyo gihe bagombaga kuba ufite byibuze abantu bagukurikira barenga 500 ndetse n'amasaha 2000 nyine kugira ngo itangire kuguhemba muri icyo gihe. Asaga 1952 yaje gukurwaho, abari 500 baba 1000 ndetse n'abari 2000 baba 4000. Gusa uyu munsi ni nabyo bakigenderwaho nyine uwo munsi. Uzumva abantu benshi bakubaza, ese YouTube nimba ihemba koko? Ni ryari izaguhemba? Izaguhemba bigenze bite? Ese niguhemba bizagenda bite? Uzasanga abantu benshi birukangiye ku rubuga rwa YouTube bareba video zidasanzwe, bisekera, bareba video z'ubuteranyi cyangwa se z'ibindi bintu bidasanzwe. Gusa abantu benshi bakoresha YouTube ntabwo bari kureba video nyine nkuko twabivuze haruguru. Hari abakorera amafaranga. Nicyo gihe nyine cyaje kuba. Nkuko twabivuze haruguru, mu 1957 niko abantu benshi batangiye gukora amafaranga nyine. Nyuma yaho gatoya muri za 2000 YouTube yazanye ikintu nakita ni ibihembo nyine byagombaga guhembwa abantu bakoreraga YouTube nyine. Byite YouTube Play Button. Ni ibihembo bihabwa abantu nyine bakorera urubuga rwa YouTube. Abantu bose bitewe n'ikigero umaze kugeraho nyine cya YouTube. Uzumva abantu benshi barira, bari mu gahinda kenshi cyane bavuga ko YouTube itabahemba kandi bakora. Mu gihe utarageza mu gihumbi cy'abantu bagukurikira cyangwa se aba subscribers. Nanone kandi ukaba udafite byibuze amasaha 4000 ntabwo YouTube izaguhemba. Mu bintu uri gukora byose aba ari inyungu za YouTube nyine. Ariko igihe wamaze kuzuza ibyo byose YouTube nibwo itangiye kuguhemba. Ni gute bino bihembo bikorwa? Ese bigenderwa kuki? Bihabwa bande? N'amafaranga angahe batanga? YouTube Play Button ni ibihembo nk'uko twabivuze nyine. Ni ibihembo bigera kuri 4. Gusa uyu munsi tugiye kubabwira ibyo bihembo ibyo ari byo nyine nangahe batanga. Igihembo cya mbere cyitwa Silver Play Button. Iki ni igihembo gihabwa abantu bafite abakurikira barenga 100,000. Ni igihembo gikomeye cyane kuko YouTube bumaze kugira iki gihembo iguha amafaranga arenga kuri miliyoni kugera kuri miliyoni enye z'amafaranga y'u Rwanda. Ni amafaranga menshi cyane kuko nta mafaranga yishimwe, ntabwo ari amafaranga uhabwa nyine cyangwa se uhabwa kuri YouTube nyine bitewe na views bageze. Igihembo cya kabiri YouTube guhemba ni igihembo cyitwa Golden Play Button. Iki ni igihembo gihabwa abantu bafite abakurikira bagera kuri miliyoni byibuze. Ni igihembo nabwo gihabwa abantu nyine bari hejuru cyane. Gusa iki gihembo kirakomeye kuko baguha ishimwe ry'amafaranga arenga miliyoni. Ndavuga miliyoni enye kugera kuri miliyoni 8. Nayo ni amafaranga menshi cyane. Igihembo cya gatatu ni igihembo gikomeye cyane. Ntabwo kigirwa n'abantu bose cyangwa se buri ngero zose.
Iki gihembo kirakomeye, ni igihembo cyitwa Diamond Play Button, ni igihembo gihabwa n'abantu bafite abakurikira barenga miliyoni 10. Ni abantu bakeya cyane mu isi bamaze kugira abantu bakurikira barenga miliyoni 10 ku rubuga rwa YouTube. Ni igihembo gikomeye cyane kuko umuntu umaze kukigira ahabwa ahirwa kuri miliyoni 8 kujya kuri miliyoni 12. Igihembo cya kane ni igihembo cyitwa Custom Play Button, nicyo gihembo cya nyuma gikomeye cyane ku rubuga rwa YouTube guhemba. Ni amafaranga menshi cyane baguhemba guhera kuri miliyoni 12 kugera kuri miliyoni 16. Nuko bigenda bimera. Nimba twaba turi kumwe, njye ni Stanford Official Jean Muhire. Dusubire ubutaha.